Ikaze kuri Izabakuru Story. Ikaze ku nkuru nshyashya yitwa Mu Buzima. Ni inkuru y'urukundo igenewe kumva abana bari hejuru y'imyaka 18. Tunabibutsa gukora subscribe ngo byinshi byiza bibagereho. Ngibagezaho ndi Byiza Jonathan. Ikaze. Episode ya mbere y'inkuru Mu Buzima. Nitwa John, nkora mu mujyi ncuruza inkweto. Nubwo nkorera abandi ariko ndacyari muto, mfite imyaka 25. Nasoje kwiga ubuzima buranga, gusa mbasha kubaho bitagize icyo bitwaye. Nta mukunzi mfite uretse ex wanjye ugiye gushaka. Kumwikuramo mukuri bisa naho byananiye, kuko yari umukobwa utanga urukundo, wirekura akaguha imiyumvo yiwe atitaye ku ngaruka. Mukuri ntababeshye, n'ubu ndacyamukunda, gusa nuko ntabigaragaza. Muri make uwo mukobwa yitwa Aisha. Twamenyanye twiga segonderi mu wa 5. Njye kumuvugisha bwa mbere twari muri etide, muri classe yari yegereye iyo twigagamo, ariko muri ya masaha tutari focus. Mbasanga aho bicaye, mvugisha uwo nari nzimo witwa Keza. Arampobera nsaba no guhobera buri umwe wari uraho. Bari 3. Ngenda mpobera buri umwe. We mugezeho yarampobiye mu buryo budasanzwe, yaranyegereye cyane. Numva mu gituza cyiwe hashyushye, afite utubiri duto, nta n'isutiye yari irimo. Mu gihe ntwawe n'ibyo, numva abandi ngo ese we ko mutarekurana? Ntababeshye, muri gihe numvisha ibintu bidasanzwe binyurukamo, ariko ntabwo nabyitayeho. Nyine ndiyumanganya nkomeza gutera story n'abandi, gusa munagaha akajisho. Kuva ubwo namwirutseho umutereta nta bunebwe nshizemo, dore ko yari mwiza bigaragara, muto ariko atari cyane, afite inyuma hakurura buri wese. Twarakundanye, gusa nanga kumwereka ko nkunda sex, nkajya mbigendera kure. Tugasomana hahandi buri umwe yataga ubwenge, gusa nkifata. Numvaga nshaka kumubera icyitegererezo mu bandi. Dukora sex bwa mbere, nanjye ubwanjye naratunguwe. Uburyo yansanze inyuma y'amaklase nirwaje umutwe nyine kugira aze kundeba. Nibwo baje kumubwira ko narwaye umutwe, ansanga aho narindi. Aranyegera, mbona mpangayikiye, mbaza utuntu twinshi, ankura ahantu hose, yumva ingano y'umuriro mfite. Mbona rwose adatuje, gusa uko ankoraho ariko numva merewe neza mu mubiri. Abansabye ko dutoroka ikigo tukajya ku mwana w'inshuti ye wigaga ataha muri ghetto inyuma y'ikigo. Ndamubwira ati ntaribi, kuko nta masomo yakurikiragaho. Numvaga rwose atanshamaje. Abasubiye classe kumwaka urufunguzo. Mbonye arenze, mba nikojeje dole, mfata twa condom 2, nyine bya bindi byo kwizigama kuko ntawe umenya. Mba ndagarutse, nsanga yahantanze, ambajije ndamucabiranye. Araseka, dehita tugenda n'udutwengeri twose, mbega by'abahararanye. Tugeze muri ghetto, yantekeye umureti n'agafiriti turarya. Hashize akanya, nta nubwo nibukaga ko nari nirwaje, mbega numvaga nishimye. Hashize akanya turakina, mbega numva nishimye bidasanzwe. Amaze kwandurura nsanga ku buriri, yambura igitenge yari yambaye, ambwira ngo arumva ashyushye. Mukubise amaso, numva bitangiye kunkarana. Umwana yaranyegereye gakeya aho narindi, asa n'unjya hejuru. Turarebana mu maso, abarambwiye ati reka dukore ubusazi. Mba ndasetse. Nkiri muri ibyo abaransomye, ubundi ahita afata akaji kari ku ruhande, amena mu gituza cyanjye. Ndikanga. Umwana wari romantike kandi yirekura, tangira kunsoma gakeya, agenda arigataho ji yari amaze kwisuka. Feelings sinari nkibasha kuzihanganira, mba mwatse ya ji, nanjye mumenamo ku mukondo, nkajya nkozamo akarimi. Yahise atangira kuvuga indimi nanjye ntabasha gusobanura, ariko ataka mu ijwi ryiza iyo bari gukora sex. Mba ndongeye musukaho gake kunda, ndangije ndambika icupa ku ruhande, ubundi nkomeza ibyo yari yatangiye. Ndamanura no ku mabere hose, noneho ijwi ryiwe ririyongera. Amabere ye yose yarayafashe mu biganza, yayegeranyije, ubundi nkarigatima. Nahamaze nk'iminota 3 bamanutse kunda.
naho ngenda mukirigita gake gakeya, mba nzamuye umutwe ndamureba, abarongeye aransoma. Yahise amfata mu mutwe turakomeza turasomana, intoki mba nazigejeje ku rurabo rwe, ntangira kurukorakora hejuru, mba ninjijemo intoki. Nakomeje mutera finga kugeza igihe kwihangana byamunaniye, numva amazi ari hejuru. Byarantunguye cyane kuko uburyo yarekuraga amazi ntago nabimukekeraga. Yahise amfata arambirindura, ubundi anjya hejuru, nanjye arankontorora, ahita atangira kunkarisa ibituza, ibiganza agenda bimanura ku nda gake gakeya, agenda ntiyahatinze cyane. Yarakomeje aramanuka agenda yegera inkoresho yanjye kuko yayishakaga kuyumva mu rurabo rwe. Aba arakomeje ayifata akajya amanura azamura kugeza igihe ikomereye nk'urutare. Ntibyatinze yahise anyaka kondomu kuko yari yazibonye, aba arayinyambitse gake yitonze maze ayicaraho. Numva feelings uko yinjira, ahita atangira kunyongera. Umwana yankoreye ibintu ndumirwa, numva sinasubira no ku ishuri. Ntibyatinze mbonye arushye ndamuhagurutsa ndamwunamisha, ubundi ntangira kumukubitira inyuma. Byadutwaye iminota igera muri 25. Twarasoje, aba arambajije ati urumva umeze neza, urumva umeze ute? Jyewe thanks love, umpaye ibyifuzo nifuje kuva nakumenya. Nukuri nyemerera nkukunde kandi nkukunde pe, sibyo? Njyewe na Aisha twarakomeje mw'ubwo buzima. Ari umwana wo mu bakire, amenyera hafi ya buri kimwe. Twarize turasoza amashuri, ari nako tukiri kumwe. Akomeza amashuri yiwe, njyewe ubuzima buranga. Njyewe amashuri narayahagaritse kubera ubuzima butari bunyoroheye bitewe n'imibereho y'iki gihe n'ubushobozi iwacu batari bafite. Ariko we yakomeje amashuri ndetse guhura biragabanyuka kubera we yahise ajya kwiga Kenya, nsigara nanjye ndi kuzunguza ubuzima muri Kigali. Guhiga byaranze, nayo kwishyura inzu ari hatari. Gusa nyine umusore wihagazeho usa neza rwose, n'inzu mbamo ihenze, ariko nyine amafaranga mbona mu kwezi bikarangirana. Hashize imyaka 2 yaragarutse, tugerageza kubigarukamo biranga, nabwo kubera atapfaga kuboneka bitewe no kwiga n'akazi. Gusa tukavugana nka rimwe mu cyumweru, ngeraho ndabimenyera. Yaje kumbwira ko ubu afite fiance uba Canada, iwabo bamushakiye. Ndatungurwa byatari. Gusa ntababeshye nanjye nta bushobozi bwo gutunga umwana wo mu bakire nari mfite, kandi niwe mukobwa iwabo bari bafite wenyine, ni nawe umwana wenyine bari bafite. Iwabo bari bakaze cyane, ngenza make ndamwumva tubiganiraho. Gusa namubwiye ijambo rimwe, uzahore wibuka ko nkukunda basi mu buzima bwe bwose. Hashize nk'umwaka tubanye gutyo, naje kubona message ivuye kwa Aisha igira iti hey John, hope you're fine. Nagira nkumenyeshe ko mfite ubukwe mu minsi iri imbere. Nabaye shocked, ndamuhamagara musaba ko twahura, abanza kwanga. Ndamwinginga birangira yemeye kuza, akansanga aho nabaga. Mukuri nakumburaga buri kimwe cyiwe, numvaga nta n'icyo mfite namwitura bitewe n'ibyo yagiye ankorera mu buzima. Umunsi ntiwatinze, yaraje turaganira, arateka turarya, anyereka n'umutipe mu mafoto. Gusa nawe yandeba nkabona harimo akantu. Tujya mu cyumba turaganira, mbega ukuntu byari byiza kureba mu maso y'umuntu ukunda, mbega ukuntu ari byiza kugira ubushobozi, mbega ukuntu byari byiza kuba ndi kumwe na Aisha. Twatangiye kwegerana, musoma ku itama, mbona nta ribi, musoma ku munwa, mbona nabwo ntacyambwiye, mbona nta ribi. Aransoma nawe nk'uwari unkumbuye kabisa. Nanjye intoki mba nazigejeje epfo, mfungura lisani ye. Aba arampagaritse mu ijwi rituje ati John, please reka tubireke, mfite ubukure biza umusibejo. Ndumva ntashaka ko dukora sex kuko uzi uburyo tutikontorora pe. John, naje hano kubera agaciro nguha mu buzima bwanjye, kandi uzi uburyo wanyinginze pe. Aisha asa nk'unyiyaka, afunga lisani, arikomeza ambwira ati John, ubu nibwo bwa nyuma nshobora kuba mpuye nawe. Gusa sinshaka kuzicuza ku munota wa nyuma, sinshaka guhemuka pe, sinshaka guhemukira Abdul, ndamukunda. Mukuri nanjye numvisha agahinda mu mutima, gusa musaba ko twakishimana bwa nyuma
mwibutsa Aisha wankunze, wampaga buri kimwe, mwibutsa ibihe twaciyemo byose, mwibutsa ingano y'ubundi we kuri we. Ari nako yihanagura amarira, nanjye ikiniga cyanyishe, nahise mwiyegamiza ku gituza, twicaye ku buriri mufata mu gituza. Aisha nawe ati John, nanjye simbyanze, gusa budazi ko ntajya mbikora, mperuka kubikora kera pe, wituma mutenguha, sinshobora kumukorera ibi pe. John please, ahubwo reka ngende, kuri we ndi umunyantege nke John. Mbona atangiye kwambara ipantaro, ari nako akomeza ambwira, gusa agahinda karanyishe nawe arabibona. Ari nako amarira agwa, yaranyegereye arampanagura, aranyitegereza mu maso, arahagarara aranyitegereza mu maso. Mbona abanje gutekereza mu gihe kingana n'umunota. Mbona atangiye gukuramo umupira yari yambaye, amanura ipantaro gake gake, ari nako andeba mu maso. Nanjye ubwo byancanze, nari negamye ku gikuta mureba ndaramye, kuko we yarahagaze aba mfukamye imbere, aranyitegereza. Ngiye kumusoma aba arampagaritse n'urutoki ati John, nizere ko ari ubwa nyuma nanyu. Ndabizi pe, ndabizi, I know. Reka tubikore basi nk'abasazi kurusha mbere. Aba arasetse, nanjye mwenyamo, mba ndamwegereye gake, mwongorera utugambo two guserereza, ariko mfungura agasutiye inyuma, musoma mu ijosi gake gakeya, ariko nzamura akarimi mu gutwi, nawe mfata cyane mu mugongo, ambwira gake ati John, nukuri nanjye nabishatse cyane pe, mba umusazi iyo nkubonye. Nanjye nti really? Nahise mugaramisha ku buriri gake gakeya, manuka ku mabere nkozaho akarimi, ndarifata fresh, ngenda musoma gakeya, ari nako manura intoki gake gake amukirigita ku nda. Ngeze hafi y'ururabo rwe, hari hatose cyane, hanyerera, nawe ariko ataka, ntacyo yitayeho. Ahita ambwira n'akajwi koroshye ati John please, ndashaka wintindira, ndashaka kuyumva yose. Nanjye ntatinze nahise nkuramo agasengeri na boxer mba ntaye hirya iriya, gusa nanjye ubushyuhe bwari bwansajije, inkoresho yanjye yabaye nk'urukwi. Nta nubwo nibutse ibya kondomu, nahise mukuramo agakariso, ntangira kuyikoza ku mpande gake gake, nzamura. Yazanye ururenda rwinshi, mbega wagira ngo bamennyemo buto. Akajya ataka mu kajwi karyoheye amajwi iti yego John, ndagukunda, uti ndabyumva umubiri wose. Ariko yikora ku mabere, andeba ijisho ryoroshye. Yahise amfata ayishyiriramo, numva ahise niha, ntangira gake gake ninjiza ngarura inyuma. Nanjye numva ubushyuhe ndenga kamere. Yahise anyigaranzura ajya hejuru, ndagarama, aba mfukamye hejuru, ayifatira hagati, aratangira arikunguta, arikura amazi menshi. Numva ndi mu rindi juru, ariko avuga utugambo tuterekeranye, ambwira ati ngiye kurangiza. Mukuru ukuntu yari ameze, atitira, ariko akomeza kwinyaza. Njye ngaramye nayimuhaye gusa, numva arayikanyaze n'agasako kenshi, numva nanjye ziraje. Aba yicayemo yose, nawe uti ahwi. Mukuru Aisha twari tumaranye imyaka 4 n'igice dukundana, tunifuza kubana, gusa kubera ubukene nari mfite, iwabo ntibanshakaga, bamuhuza n'umusore wiberaga Canada ufite inoti. Nanjye ku ruhare rwanjye narabyumvaga, kuko ubuzima nanjye ntibwari bworoshye, n'imibereho y'i Kigali nta shinge nta rugero. Wari umwanzuro utoroshye gufata, uguheba ukunda, ugasanga undi nubwo nawe amukunda. Ariko byari ngombwa ko yubaha ababyeyi be, kuko nawe bamuhozaga ku nkeke, bamubwira ko ari mukuru, bakeneye ibyishimo by'umuryango. Twarasoje, Aisha arambara arataha, gusa ageze iwabo arampamagara ngo numva nkumbuye, gusa ngo nibwo bwa nyuma tuvuganye, ubukwe bwe butaraba. Nararize, naho gahinda karamwica, numva mukuri mbuze ikintu gikomeye mu buzima bwanjye. Ntibyatinze ubukwe bwe bwarabaye,
nabwiwe ko yagize ubukwe bwiza, sinawugiyemo kubera agahinda. Ashaka umugabo wahuje byose kandi mu kuri barakundanaga. Aisha yakoreraga buri kimwe Abdul nk'umugabo ubikwiye, gusa nanjye nikomereje ubuzima mbyikuramo, gusa ngo ntateze ikibazo mu rugo rw'abandi. Imana yihereye umugisha. Ntibyatinze, hashize amezi 9 Aisha yaje kujyanwa kwa muganga kubyara, umugabo we amuherekeje. Umugabo yishimye rwose ko yibarutse umwana w'umuhungu, arimo aramushimira amusomagura. Undi nawe ariko aryamye bategereje muganga. Umugabo ati, mukunzi, mukuru urakoze kubungiza papa w'umuntu, nicyo kintu nifuzaga pe. Kubw'ibyo ngiye kongera ibikeya koko, maze ndore ahubwo reka njye kugura udukoresho tw'ibanze mu gihe muganga ataragaruka, sibyo? Love you sweet. Umugabo aragenda. Hashize akanya na muganga ahita aza amufelicita. Aisha, urumva umeze gute? Nizere ko unejejwe no kwagura umuryango wawe. Nizere ko wari wafashe ka kanini nakubwiye. Undi ati yego. Nzanye rezilita z'ibizamini twafashe akabebe kawe. Rero ni ukwihangana, twasanze gafite ikibazo kandi gikomeye. Aisha yahise agira ubwoba, areguka, yiyegamiza umusego. Muganga akomeza amubwira ati, niyo si tubamo, iteka ni ukugira ngo tumenye ko buri kimwe gishoboka. Twasanze afite indwara yo mu maraso. Twasanze mu maraso ye nta turemangingo dutukura turimo providing oxygen. Ni ikibazo kuri we kandi ni ukwihangana. Umwana tugiye kuba tumutwaye yitabweho by'umwihariko. Aisha yahise atangira gutekereza byinshi, nawe ahita agwa igihumure. Tubashimiye gukomeza gukurikira Izabakuru Story, naho ubutaha mu gice cya 2 cy'inkuru yacu mu buzima. Mwibuke gukora subscribe ndetse no gutanga comment y'ibyo twakongera cyangwa y'ibyo twakuramo mu nkuru yacu mu buzima. Mugira amahoro y'Imana.